Jenitingi Imana ngikwereke Yesu umwakire nawe niko gusabira. Musore, mukobwa, mumama, mupapa, mwana muto, bakecuru n'abasaza, hari ibintu Imana idashobora gukinisha. Rero nabonye leta yabashyiriyeho n'uburyo bwiza ngo bwo kuboneza urubyaro munsi ya 18 ans, kuko bananiranye banzi nimusenge basengesha bitaraza. Nshuti zanjye, ibaza umwana wawe waboneje urubyaro utararuboneza kubera urukundo gukunda ihagurutsa igituma wibuka kuri iriho. Rimwe na rimwe kikaza gishaririye ariko kikakwibutsa kuriho Imana iriho. Hari igihe byanga agapaswadi gakakubita mu mugore wajya mwitisheri waneguriye amazi ati basingiriya n'amazi ngariya n'isabune ngiriye, ukajya uvuga uti yo Mana we ni wowe mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Muri bo habitsemo imbaraga zihindura ibihe, sisiteme y'isi bakayihindura bitarigeze bibaho. Bafite imbaraga zihagarika imvura, bafite imbaraga zihagarika izuba, bakabanga imvura izagwa mbitegetse. Bagenda n'imbaraga mvajuru, bafite umutungo wo mu ijuru, bafite imbaraga amahembe adashobora, bafite imbaraga abarangi badakoraho. Bagenda n'imbaraga, imbaraga mvajuru zituma bahindura ibihe. Intimba zacu nizo yikoreye, imibabaro yacu niyo yishyizeho, yashenjaguwe ku bwanjye. Niureba mudaringumba akabona ishyanga rikomeye, ntarakimwe kimunanira, arashoboye, ayiwe arashoboye, arashoboye, uyu munsi arashoboye, arashoboye, Yesu mwicaye imbere arashoboye, arashoboye. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Si umuntu ngibeshye, iyivuze biraba, ntacyo yavuze ngo kihere. Yambwiye ko ntacyo zaba turi kumwe nayo, naho imisozi yakurwayo Imana idahinduka. Haleluya, Haleluya. nitwa Joseline Mukatete, ndi umukristo ukunda Imana cyane, nsengera cyangwa mbarizwa mu itorero rya ADEPR kuri paruwasi ya Gatenga, kuri uwo mudugudu, ariko ubu byitwa itorero. Umugisha ukomeye kubana namwe uyu munsi. Imana rero yagize neza ko tugarutse tugikijijwe. Numva nkikunda Yesu kandi numva nkomeje kujya mu ijuru. Haleluya, haleluya. Hari umwihariko w'Imana. Imana ntirangirana n'ibihe, Imana ntishira, Imana ntisaza, ihora ari Imana. Twebwe turangirana n'igihe. Uyu munsi umuntu abagezweho bamukomera amashyi, ejo Imana igahagurutsa undi, kuko nta muntu uhoraho. Uyu munsi umuntu abavugirizwa impundu, ejo akavugirizwa induru, kuko nta muntu uhoraho. Ariko Imana yo ihoraho. Nyuma yacu hazaza abandi bavuga butumwa bakomeye, bafite n'amazina akomeye no kurusha yacu. Niyo mpamvu buri kinyejana cyose kigira intwari yacyo. Imana ishimwe muri Kristo Yesu ko tutazarangira, ahubwo ubwo Yesu ariho natwe tuzagumaho. Haleluya.
rero turashimira mushumba w'iri torero waduhaye ikaze na bene data bose batanze amazina yacu ngo tuzaze kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ni umugisha ukomeye guhagarara imbere yanyu. Hanyuma Imana ibaha umugisha namwe abakristo abitorero ndetse n'abashyitsi nkanjye mwahaye Yesu umwanya ngo muze kumva icyo aganira namwe. Tuganira amagambo y'Imana, igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 20. Sema muranyumva? Muranyumva? Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 20, dusome duhereye ku murongo wa 22. Dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 20 umurongo wa 22. Baravuze ngo hanyuma umuhanuzi araza asanga umwami w'Abisiraheli, aramubwira ati genda wikomeze witegure umenye uko uzabigenza, kuko mu mwaka utaha umwami w'i Siriya azongera kugutera. Dusimbuke dusome umurongo wa 28. Aravuze ngo nuko haza umuntu w'Imana asanga umwami w'Abisiraheli, aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo ubwo Abasiriya bavuze bati Uwiteka ni Imana yo mu misozi miremire, si Imana yo mu bibaya, nicyo gituma ngiye kukugabiza izo ngabo nyinshi cyane, maze mumenye ko ndi Uwiteka. Twese tuvuge ngo amen. Dusome muri Luka, ubutumwa bwiza kubwanditswe na Luka igice cya 22 umurongo wa 28. Luka 22 umurongo wa 28. Ubutumwa bwiza kubwanditswe na Luka 22 umurongo wa 28. Baravuze ngo nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye, kugira ngo muzarye munywe mwegereye ameza yanjye mu bwami bwanjye, kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro mucira imanza imiryango 12 y'Abisiraheli. Twese tuvuge ngo amen. Turasoreza mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero Abakorinto rwa mbere, rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere, dusome duhereye ku murongo wa 26. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 26. Aravuze ngo muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi, ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranyije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni bikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yabitoranirije kugira ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana. Umurongo wa 30 niwo nagendereye cyane. Uravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka. Twese turavuga ngo amen. Nshaka kuririmba gato kubera ko umwuka wo kuririmba nawo ajyanzaho cyane, hanyuma tuganire aya magambo kuko nagize umwanya uhagije wo gusenga mbaza Imana icyo tuzaganiriza itorero. Abari kumwe nanjye munyikirize amen. Muranyikiriza haleluya. Duhereze Imana icyubahiro haleluya. Ngengereranya ibihe by'amateraniro nk'igihe cyo kurya amafi. Umuntu yarimo ararya ifi, ntabwo twese dukunda ibintu bimwe ku mafi. Hari abakunda umutwe, hari abakunda hagati, ariko bisaba kugenda umuntu ajonjora kugira ngo ihwa ritamwica. Ntabwo ibintu byose biba mu iteraniro abantu twese tubihuriraho. Umuntu wese agenda ajonjoramo. Hari abafashirizwa mu ndirimbo, hari ubategereje ati runaka araza ryari ngo abari uririmba,
hari n'umutegereje ati ubwo ari runaka utayoboye simfashwa, hari n'uvuga ati njye mfashirizwa mu ijambo ry'Imana. Amateraniro ameze nk'ifi, umuntu wese aba afite igihe cye cyo gufashwa. Hari n'abafashwa n'amatangazo, akavuga ati baravuga ryari gahunda z'icyumweru ngo nzamenye uko nzaporogaramu icyumweru cyanjye. Mu iteraniro Imana yakoze self service kugira ngo umuntu wese agire ikintu kimufasha kimukomeza. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo abantu bafashwe. Haleluya, haleluya. Mfite umwanya utari munini imbere yanyu, muraza kumfasha umwigisha n'umwigishwa bagabane. Munyikirize haleluya. Mbese yandeka ninde wari kunshungura ko ntawa bishobora. Mbese yandeka ninde wari kunshungura ko ntawa bishobora. Yarambabariye angiruwe bwite, anshyira mu rugo mpinduka umwana we. Yarambabariye, yarambabariye angiruwe bwite, anshyira mu rugo mpinduka umwana we. Mbese yandeka ninde wari kunshungura ko ntawa bishobora. Nakuweho mwambaro w'isoni, nambika umwenda wera. Ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye. Haleluya. Ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye. Haleluya. Ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye. Haleluya, haleluya. Tuganire aya magambo afite intego ivuga ngo Imana ntizadutanga. Imana ntizagutanga. Imana ntizagutanga. Ndabisubiramo, ntabwo Imana izagutanga. Ndongera kandi umwuka yambwiye ngo nze mbabwire ngo ntabwo Imana izabatanga. Hari umutima utarabyakira, Imana yakuntumye ngo nze nkubwire ngo ntabwo izemera kugutanga. Abari kumwe na Yesu, haleluya. Imana ntizagutanga. Ndaza kubabwira impamvu umwuka werembye ko abantu bateranye uyu munsi Imana itazemera kwihekura ngo ibatange. Haleluya. Imana ntishobora, ntishobora nubwo waba uri umunyantege nke inyuma y'abandi, Imana ntizagutanga. Nubwo waba wizihe ibyaha byinshi, muri yo huzuye imbabazi, ariko kugira ngo itaguhomba Imana ntizagutanga. Imana Data twese, iyi mwicaye imbere, iyi mwataramiye kuva mu gitondo, iyi muririmba, iyi mubyinira, iyi muhimbaza, iyi muza gushaka, iyi ngiyi mushaka kumva, ivuganye nawe ngo ntizigere igutanga.
imana umuremyi w'isi n'ijuru, Jehova Shamu, imana Yehova, Elohimu Adonai, imana ikora ibyo igomba. Icyama amatwi yawe akambara ekuteri zo mu ijuru, ukamenya ngo uyu munsi ivuganye nanjye ko itazigera intanga. Yewe, haleluya. Ijambo dusomye mu gitabo cya mbere cy'abami, uyu ni umwami Ahabu. Ahabu yiteranije n'Imana. Ahabu ari mu bami bakomeye bakoze ibyaha muri Isiraheli. Yiteranya n'Imana kandi azayikenera. Bimwe mu makosa abarokore mufite byatumye amaboko y'Imana babana magufi, kandi Imana ifite amaboko akomeye, mwiteranije nayo. Akora ibyaha, Bibiliya imugaragaza nk'umwami wakoze ibyaha, ajya gushaka n'abafatanyabikorwa bamufasha gukora ibyaha. Gashaka umugore w'umusidonikazi witwaga Yezebeli. Uyu mugore yari mubi cyane, yazanye ibintu bine muri Isiraheli bikomeye nshaka kubabwira. Byatumye Imana yima amaso Abisiraheli, bituma amaboko y'abanzi babo abatera, rimwe na rimwe akanabashobora. Icyambere Yezebeli yazanye muri Isiraheli, ngo yazanye ibigirwamana bibiri, icyitwa Bali n'icyitwa Shera. Ndavuga ku cyitwa Shera cyane kuko nicyo kizengereje abizera. Ikigirwamana cyitwa Shera ngo cyari ikigirwamana giha abagore n'abakobwa ubwiza. Yezebeli arababwira ngo nimujya mwikoraho, mwikesha muse neza, mwambare nk'uko abisi bambara, mwisige nk'ibyo abisi bisiga. Ariko Pawulo yandikira Abaroma yababwiye ijambo rikomeye. Yarabwiye ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badashogora, Imana izabitura ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Amaboko y'Imana ashobora kukubana magufi kuko washyizeho urusika rugutandukanya nayo, ariko uyu munsi yambwiye ngo kubera urukundo igufitiye ntabwo iri bwemere kugutanga. Kuko benshi muri mwe mwiteranije nayo, icyo Imana yakubwiye ujye ukirindisha icyo yakubujije. Nari mvuze ngo icyo Imana yavuganye nawe ujye ukirindisha icyo cyigisho n'ingaruka hano ndakibigisha nacyo, umwami azamfashe. Yezebeli yigisha abagore n'abakobwa b'Abisiraheli, abigisha imico y'abasidonikazi, bariyangiza, bigira ukuntu bakesha umuntu w'inyuma ariko umuntu w'imbere yarapoteye. Imana iragenda kuko ntigaragara mu nzu, ntigaragara muri uyu mubiri wacu. Housing yacu si Imana ibamo gusa. Umuntu agizwe n'ibice bitatu, igice cy'umwuka, igice cy'ubugingo n'igice cy'umubiri. Imana itura mu bugingo, igatura no mu mwuka. Hanyuma ubugingo na mwuka bagakomandinga umubiri, bakamubwira ngo dufite amabwiriza n'amategeko duhabwa na Yesu. Abisirayeli bariyangiza cyane, abagore n'abakobwa, igice cyabo cy'ubugingo n'umwuka gitandukana n'Imana. Imana iragenda ntibabimenya ko yagiye. Hari ikintu kimwe nkundira Imana, Imana iraza ikavuga ariko igiye kugenda ntisezera. Imana igize ikavuga iti nzakugirira gutya, nzakugirira uku. Yajya kugenda ikagusigira amarido, ikagusigira intebe yaguhaye, ikagusigira umugabo wawe, ikagusigira umugore wawe, ikagusigira abana bawe, ubundi ikigendera. Ikimenyetso cya mbere kizakubwira ko Imana yagiye, ubura amahoro y'umutima. Aho Yesu ari haba amahoro, aho umwami ari haba amahoro. Uyu munsi ndabaganiriza nitonze cyane kuko umwuka bereye abantumyeho. Arambwira ngo kubera urukundo rwinshi abafitiye ntazigera batanga. Haleluya. Ndagenda gake cyane kugira ngo umwuka wera ankoreshe icyo yampamagariye uyu munsi. Ninshaka icya kabiri Yezebeli yakoze muri Isiraheli gikomeye, ngo yafashe abari abatambyi b'Imana, ababaga mu nzu y'Imana bakora imirimo y'Imana, aba
abahindura abatambyi ba Bali na Ashera, ashyiraho ibiguzi, ikintu kitigeze kibaho muri Isiraheli. Atuma abantu banga Imana, bakunda ibigirwamana. Imana irababara. Bari bafata itegeko rivuga ngo ntukagire indi mana ushyira imbere yanjye iyo ari yo yose keretse Uwiteka Imana yawe gusa. Biteranya n'Imana binyuze mu bigirwamana. Icya gatatu, yigisha Abisiraheli urwangano. Ikimenyetso nuko banze Naboti. Naboti arinda apfa azize umwuka wa Yezebeli. Inzangano zo mu itorero, abantu bakangana ari ntacyo bapfa. Yezebeli, wo n'umwuka wa Yezebeli. Icya kane ni umwuka w'ubusambanyi kuri Yezebeli. Ibyo byo ni ibisanzwe. Iyo umwuka mubi wamaze kukwinjiramo akakwigisha iby'abanyamahanga n'ubusambanyi buba buri aho bukomanga. Rimwe rero ngo umwami Benihadadi, umwami w'i Siriya, iki gihe Abisiraheli bari bavuye mu nzara y'imyaka 3 n'amezi 6. Ya nzara yatewe na Eliya, ndarwaniye Imana ishyaka. Haravuga ngo nubwo Imana itavuganye nanjye, ariko ngiye kuyihagararira, icyubahiro cyayo ntikizabura nyihari. Dukeneye abantu bahagararira Imana, bakavuga nk'uko yakavuze iri inaha. Abaje gusenga twese haleluya. Abagore bahagararira Imana, abakobwa bahagararira Imana, bakavuga ngo twebwe tuzaba muri Kigali ariko tudakora ibyaha nk'iby'abapagani. Eliya ngo yiyumvamo kujya kureba umwami Ahabu. Aramubwira ngo nkurikije ibintu Imana ikunda, ntabwo nshobora gukomeza kwemera Imana isuzugurwa kandi ngihari. Ntibishoboka. Imana ntizabura icyubahiro ngihari. Uyu Eliya kumuvuga ukamuvuga muri iki kinyejana cyacu, umugabo utaragiraga imyenda ngo yambaraga umushumi ngakambara n'uruhu. Bibiliya ntimugaragaza nk'umugabo urenze. Bibiliya iramugaragaza ngo yari umugabo uciriritse, ariko yuzuye umwuka wera. Yuzuye umwuka wera. Isi ntikeneye abagabo bafite amavewiti gusa. Isi ntikeneye abagore bambara imyenda ihenze gusa. Isi ntikeneye abakobwa bikoraho gusa. Ikeneye abantu buzuye umwuka wera. Haleluya. Hari ijambo Pawulo yabwiye Abakorinto ndarikunda cyane. Yaravuze ngo tugaragara nk'abenda gupfa. Tugaragara nk'abenda gupfa, ngariko dutungishije benshi. Tugaragara nk'abakene, ariko dufite byose muri Yesu Kristo. Haravuga ngo dukubitwa hasi, ariko ntidutsindwa, kuko duterana ibipfunsi dushaka kurasana n'ibyaha. Ngiyi intambara y'umukristo, aterana ibipfunsi ashaka kurasana n'icyaha. Ndafashijwe mwene Yesu. Bitangiye kuza. Haleluya. Muraza gufashwa ni hahandi hanya. Ntacyo bitwaye rwose. Kandi ndabizi ko birimo biragenda neza mu isi y'umwuka. Abaje gusenga twese haleluya. Mana we munyikirize haleluya. Abari kumwe nanjye haleluya. Basa n'abatagira icyo bafite, nyamara bafite byose. Basa n'abatagira icyo bafite, nyamara bafite byose. Abo n'abanyamugisha, n'abanyamugisha, basima n'ingoma na Kristo. Abo n'abanyamugisha, n'abanyamugisha, basima n'ingoma na Kristo. Imana ishimwe. Eliya ntiyari afite ibyo mu isi, ntiyari afite iby'inaha, yari umusuke, ariko afite ubutunzi bukomeye bwo mu ijuru. Niko Pawulo yandikiye Abakorinto, yaravuze ngo mbese Abayuda barusha iki abandi? Abayuda barusha iki abandi? Haravuga ngo iyo abandi
barwaye nabo bararwara, iyo abandi bambaye ubusa nabo bambara ubusa, iyo abandi babirukanye mu mazu nabo birashoboka, iyo abandi abana babo biga nabo bariga, iyo bagenda n'imodoka nabo bagenda nazo, iyo bagiye muri Amerika nabo birashoboka ko bajyayo. Ariko ni ikihe kindi cyihishe muri bo? Ni ikihe kintu kindi kiri muri bo gituma baseka mu gihe cy'umubabaro, gituma baririmba mu gihe cyo kuvuza induru? Ni iyihe mbaraga yindi iri inyuma ibisunika? Ni iyihe? Aravuga ngo nuko bafite ibyavuzwe n'Imana. Abo n'abanyamugisha, abanyamugisha Basima n'ingoma ya Kristo. iwe abo n'abanyamugisha, n'abanyamugisha Basima n'ingoma ya Kristo. muri bo habitsemo imbaraga zihindura ibihe, sisiteme y'isi bakayihindura bitarigeze bibaho. Bafite imbaraga zihagarika imvura, bafite imbaraga zihagarika izuba, bakavanga imvura izagwa mbitegetse. Bagenda n'imbaraga mvajuru, bafite umutungo wo mu ijuru, bafite imbaraga amahembe adashobora, bafite imbaraga abarangi badakoraho, bagenda n'imbaraga, imbaraga mvajuru zituma bahindura ibihe. Imbaraga zituma bahindura ibihe. Abo isi bareba ibona ari abenda gupfa, bazapfa ejo. Ibabona nk'abagore batazi kuvuga ibyongereza n'ibifaransa byinshi, ibabona nk'abantu baciriritse batafite agaciro. Kandi nibyo koko, ntago agaciro kabo bakabona bagakura mu bifatika, agaciro kabo bagakura muri Kristo Yesu. Uko Yesu ari niko bari, uko Yesu abayeho niko babaho, uko Yesu agenda niko bagenda, kandi nta mugaragu uruta sebuja. Uko Yesu yari ari niko nabo bari. Eliya ni umugabo w'igitangaza, umugabo udasanzwe, ariko Yesu aramuruta. Nubwo Mose yapfuye, umuyobozi w'uru rugendo, Kalebu na Yoshua nabo ntibakiriho, ariko dufite ubaruta. Yesu niwe ubaruta, Yesu niwe ubaruta. Hari abashakira ibisubizo mu bakomeye b'isi, ariko nabo bifashe ku matama. Imiryango mpuzamahanga yabuze ibisubizo, abaganga bashobora gutanga ibisubizo bibi. Yesu niwe ubaruta. Yesu ariho bavandimwe. Nubwo Mose yapfuye, umuyobozi w'uru rugendo, Kalebu na Yoshua nabo ntibakiriho, ariko mufite ubaruta. Yesu niwe ubaruta. Reka dukomere Yesu amashyi, arabaruta bose. Ayo mashyi ni aya Yesu uruta bose, n'izo mpundu ni iza Yesu uruta bose. Ahabu yiteranya n'Imana azize umugore, yiteranya n'Imana azize umunyamahanga. Kimwe nuko nawe wubatse urusika hagati yawe n'Imana, nuguteranya nayo, ariko kuko Imana igukunda urukundo rwinshi, ntiyemeye kugutanga. Urukundo rwanjye ruke ntirwamufata, Galozere que está donde maya shaka se pentecoste.
ubwanjye iteka arafata. Yesu arafata. Ririmba ayo magambo agiye kugukiza. Kangomeza Kuko ankunda Kangunda bihebuje arameza. Iteka ryose iyo witeranije n'Imana, Imana ihagurutse ikintu kizakwibutsa kiriho. Kubera urukundo igukunda, ihagurutsa igituma wibuka kuri iriho. Rimwe na rimwe kikaza gishaririye, ariko kikakwibutsa kuriho Imana iriho. Uzasanga bamwe bashyiremo akadiyabete, abandi ishaka akantu k'agakoti kubitamo ahantu kagucisha bugufi, kazajya kakwibutsa ko Imana ari Imana y'inyembaraga. Ikakashyiramo ahantu ikavuga iti ntabwo kazakwica iminsi izisunika, ariko ndakakubikamo. Hari igihe byanga ikakubikamo umugabo w'agakode, akaguhindukira icyasi, rizajya rikwibutsa ko Imana ari we mugabo mukuru uruta abagabo bose. Hari igihe byanga agapasiwadi kagakubita mu mugore, wajya umwitisha ari waneguriye amazi, ati basi ngiriya n'amazi ngariya n'isabune ngiriye. Ukajya uvuga uti yo Mana we, ni wowe mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana ikubitamo agapasiwadi, ukajya ubona minerivare ari uko washyize amavi hasi. Kandi hano hirya hari abakobwa bari gusambana, babibonera ubuntu, babona n'ibisaguka. Iwawe ikabana ikavanga kugira ngo utazancika sha, izajya iboneka washyize amavi hasi. Ubu rero buri muntu wese agendana agapasiwadi ke, ahantu Imana yashyize umubare w'ibanga uzafungurwa n'Imana. Niko kuri Hana byagenze, yamaze imyaka n'imyaka n'imyaniko asenga ngo mu ijuru barashyizemo mode pass. Muzasome nta murozi wamuroze, muzasome nta muntu wamugiriye mu bapfumu, ni Imana yari yashyizemo mode pass. Ngo ariko umunsi umwe asobanukiwe icyo agomba gusengera. Ndafashijwe nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kukunda amahoro. Aririmba we mutima wanjye, himbaza iyo Mana. byibura unezerwe mutima wanjye, unezerwe kukunda amahoro. ngo yagiye imbere y'Imana arayibwira ati ndabimenye, nta murozi wandoze, ntabwo ari mukadata, ntabwo ari mwene wacu wangiriyeyo. Menye ko ibyanjye byakingiraniwe mu ijuru, ubwo ari mwe mwabifunze. Reka nshyiremo umubare w'ibanga ndebe ko bikunda. Abwira Imana ngo ndetse gusenga mvuga ko bandoze, ndetse gusenga nshyira urubanza ku bantu, ahubwo menye ko ibyanjye biri mu ijuru. Mana, numva umwana w'umuhungu, umva umugore uzi gusenga sha, udashyiramo amatiku y'abantu. Amaze kwisobanukirwa, amenye icyo ari busengere, amenye uko bimeze, umwuka wera amwongoreye. Aramubwira ngo ntabwo ibyawe byakingiranywe n'abantu, si abarozi si abapfumu, ntawakugiriyeyo, ahubwo byakinzwe n'ijuru. Abwira Imana ngo Mana, urabizi abahungu ba Eli bakunaniye, babaye ibigoryi, ariko numva umwana w'umuhungu, nzamuzana ab'insimburangingo yakubabaje. Imana ngo yitegereje mu Bisiraheli abari bashinzwe gukora umurimo wo kubitambira, batamba. Abahungu ba Eli bari bamaze imyaka bakora ibyaha, ngo basambanya abagore baje mu rusengero, ngo kandi bakabasambanyiriza mu rusengero. Icya kabiri bakoze cyababaje Imana, ngo bajyaga mu nkono, bajyaga batambiramo ibitambo, ngo bakajaburamo inyama bashaka. Na n'uyu munsi dufite abajabura. Imana irababara, ibakura kuri kandidatire y'abatambyi. Hana amaze kumenya uko akwiriye gusenga, abwira Imana ngo numva umwana w'umuhungu, nzamuzana mu nzu yawe asimbura umwe mu ba Eli, kuko namenye ko icyubahiro cyawe cyashize muri Isiraheli ku bw'abo bahungu. Imana yavuga ngo voilà très bien, ukoze neza gusenga neza. Umutambyi Eli araza aramureba ngo mugore,
ni iki gituma usenga umeze nk'uwasinze? hano yari amaze kwisobanukirwa, abwira Imana ngo umubabaro mfite uzwi n'Imana gusa, nta n'uwundi nawubwira. kandi nayibwiye ikimbabaje, Imana ireba umubabaro undi mu mutima, sindi umugore w'umupfu witiranya kabiri no mu nzu y'Imana. aramubwira ngo itahira Uwiteka guha ibyo wamusabye. uwo munsi nibwo Imana yakuyemo mode pass, hano atahana umwana mu isi y'umwuka. mbese ayo mashyi ni aya Yesu ngo tuyamukomere. ni ureba mu nda y'ingumba hakabona ishyanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira, arashoboye. ni ureba mu nda y'ingumba hakabona ishyanga rikomeye, nta na kimwe kimunanira, arashoboye. ayiwe arashoboye, arashoboye. uyu munsi arashoboye, arashoboye. Yesu mwicaye imbere arashoboye, arashoboye. Haleluya, haleluya. Imana iyo witeranije nayo ishaka akantu kakwibutsa ko iriho. aka nako mugatahana ugacyura uvuga uti niteranya nayo izashyiramo akantu. Abisiraheli umwami Ahabu atuma Imana ibashyiramo akantu ngo ihagurutsa Benihadadi umwami w'i Siriya. ntiyamuhagurutsa wenyine Benihadadi, ngashaka abami 32 bazamufasha gutera Abisiraheli, ariko ngo baza Ahabu amaranye iminsi n'Imana ameze neza. Benihadadi amutuma haramubwira ngo wa mwami Ahabu we w'Abisiraheli sha, Imana igukijije inzara, ndabizi inzara yatewe na Eliya no gusuzugura Imana murayishize, ndaje mbereke nubwo inzara irangiye ariko nanjye ndahari. ese ugira ngo ibigushaka si byinshi? Minerivare hari igihe ziboneka umwana akaba ararwaye, umwana yarwara ukabigira, ni ibintu bihora bisimburana. noneho iyo mwanze gukoreshereza Imana mukayajyana mu bitaro. umwami Ahabu aramubwira ngo sha ntiwibeshye maranye iminsi nayo noneho narakijijwe. amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo ucyambaye umwambaro w'urugamba atabaye. ye kwirata nk'uwikuyemo atabarutse. Benihadadi arambwira ati ibyo byose wivugishwa n'iby'ubusa, nzaza unyitegure nzaza. ngamutuma hamwandikira urwandiko, arambwira ngo abagore beza ni abanjye n'abakobwa n'ibintu byose by'inyamirwa byose ni ibyanjye, n'aya mafaranga ubitse yose ni ayanjye. Ahabu ngo aratitira, umuntu w'Imana araza aramubwira ngo Imana ishimwe ko mwaje aho Imana ivugira. niho mugiye guherwa amakuru y'intambara, kuko Satani yongeye yahagurutse, ariko Imana ishimwe kuko ihora idukiza. mwaje gusenga. haleluya. Imana ishimwe kuko inkiza, imbaraga z'ibyaha zose bitumaye sambamo neza. aramubwira ngo yewe mwami Ahabu we, ntutinye gutera Benihadadi n'ingabo ze zose, nubwo ari nyinshi ariko nzabana nawe, nzagukiza amaboko ya Benihadadi, nzakurwanirira ndi Uwiteka. iramubwira ngo manuka ugenda ujya mu kibaya utegure ingabo zawe, uzagenda urwane na Benihadadi n'ingabo ze. nubwo ari benshi ariko ntibandusha imbaraga. ibiduhagurukiye ni byinshi ariko Imana ibirusha imbaraga. Imana ibirusha imbaraga. niko Dawidi yanditse, yaravuze ngo amajwi y'amazi menshi n'umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uba uri hejuru. zamura amaboko yawe ubwira Imana ngo aho amaboko yanjye atagera, amaboko yawe arahasumba. haleluya. amaboko y'Imana aturisha umuyaga n'umuraba byo mu nyanja bigaceceka, kuko Imana ifite imbaraga. ngo bararwana n'Abasiriya baranesha, Abisiraheli bataha baririmba insinzi. umuhanuzi araza arambwira ati komeza ubyine, ntabwo uzi ibyabaye.
ubu barimo barakora inama, bavuze ngo umwaka utaha nk'iki gihe bazagaruka. Niryo ijambo twasomye, muhanuzi arambwira ngo genda wikomeze witegure, kuko umwaka utaha nk'iki gihe Benihadadi azagaruka. Ngo abatware n'abagabo bakomeye bo muri Siriya babwira umwami Benihadadi, barambwira ngo reka tubwire icyatumye dutsindwa, tukubwire impamvu yatumye tuneshwa. Imana y'Abisiraheli ni Imana iba mu misozi, yahimbiye mu misozi. Ayiwe, Imana yabo irwanira mu misozi gusa. Henga duhindure strategy y'urugamba, umwaka utaha tuzabaterere mu bibaya, urebe ko batazakorwa n'isoni, Imana yabo ikabatanga. Imana yo mu misozi niyo Mana yo mu kibaya yahoze icyarimwe niyo Mana niyo turi kumwe. baramubwira ngo kandi mwami Benihadadi utegura ingabo zikubye inshuro nyinshi zo twajyanye ubutaha, yo kandi tuzabaterere mu bibaya, kuko Imana yabo ntigigera mu bibaya, amaso yayo ntareba mu bibaya. Umuntu w'Imana araza aramubwira ngo numvise inama. Imana iduha umuntu tumenyera amakuru. Nabaye mu nama y'ingabo z'i Siriya, numvise barimo baravuga Imana nabi, bavuze ngo Imana yo mu misozi, Imana y'Abisiraheli ni Imana ihimbira mu misozi, tuzabaterere mu bibaya. Imana iramubwira ngo yewe mwamahawe, ntugire ubwoba, ya maboko yarwanyanye nawe mu misozi, za mbaraga nakoresheje mu misozi, kwa kundi nagutabariye mu misozi, ni nazo nzakoresha mu bibaya, kuko ntazemera kugutanga mu maboko ya Benihadadi. Imana yanze kugutanga. Imana irakwimanye kuko hari umusozi mwahuriyeho, hari umusozi w'ubukumi mwahuriyeho, uvayo ugwije imbaraga. Hari umusozi w'ubusore mwahuriyeho, uvayo ufite imbaraga, wari warabwiye Imana ngo sinziyanduza. Satani arahakuburira rwose pe, uvayo udatwaye inditateganijwe, uvayo utanyweye ibiyobyabwenge, uvayo utandavuye, uvayo utiyandaritse, ariko Satani ntaguturije. Yavuze ngo Imana yawe ni Imana yo mu bukumi gusa, ni Imana yo mu busore gusa, ni Imana yo mu kubyara uwa mbere uwa kabiri ntabwo izaba ihari, ariko iravuze ngo ntizagutanga. Ayo mashyi nibara ya Yesu tuyakomere cyane. Wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, wazigamye intambwe zacu uzikomereza Mana we, ku rutare. minota iranshiranye we. Imana ntizagutanga. Imana mama, ntabwo Imana izagutanga. Ufite souveniri nyinshi, mufitanye souveniri nyinshi, yarabibonye wanga gusambana, yarabibonye wanze gushyira amavi hasi ngo ari gukora icyaha. Ufite amabuye y'inzibutso atumye Imana itemera kugutanga. Yewe torero we, akomera Imana amashyi menshi cyane. Mwama haba aramanuka ajya kurwana n'ingabo z'i Siriya,
Imana yaramubwiye ngo ndi Imana idahimbira mu misozi nk'uko Abasiriya bavuze, ahubwo ndi Imana irwanira mu misozi nkaba n'Imana irwanira mu bibaya. Ndi kumwe nawe, ndi kumwe nawe. Mwirinde ikibateranya nayo gusa, Imana iracyahari, amaboko y'Imana aracyakora. Mukobwa mwiza, Imana iracyakora. Musore, Imana iracyakora. Mama, iracyakora. Papa, Imana iracyakora. Imana yo mu misozi nayo Imana yo mu bibaya. Yesu yavuze ijambo rikomeye, yavuze ngo nimwe mwagumanye nanjye. Harimo arabwira abigishwa be bamaranye nawe imyaka 3, basonza bagasonzana nawe. Bari barabibonye ko nta bintu byo kuryoshya kuri Kristo. Ntibigeze bamubona yubaka inzu, ntibigeze bamubona atereta avuga shushube, nta daringi, nta city hat. Ati si uyu musore ubundi yavuyeho, umusore utanatereta nibura. Arinda agira imyaka 30 nta mumatereza. Barumirwa. Ntibigeze bamubona ajya muri banke gutanga amafaranga, kubitsa no kubikuza. Ntibigeze bamubona nibura arara muri etaje ngo yirirwaga abwiriza nijoro akarara ku misozi. Icyakora Yohana yavuze ijambo rikomeye nakunze, igice cya mbere umurongo wa 16 yaravuze ngo ibimwuzuye, ibimwuzuye nibyo twahawe. Nafashijwe mwene Yesu. Yaravuze ngo amategeko yazanywe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha, baramubamba maze asohoza ibyanditswe kuri we. Turirimba n'ayo magambo niyo buzima bwacu. Atanga ubugingo bwe kugera kugupfa. Haleluya. Kirangwaro mu bugingo Ayoyoyo bw'abenshi, ni muri Yesu Kristo mu mibabaro ye no rupfu rwiwe. Imana yiyungiyemo hamwe natwe. Imana yiyungiyemo natwe, ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Haleluya. Umwanditsi w'umuhanga yaravuze ngo ubwiza bwa Yesu ntibwabaga mu maso he, kuko Yesaya muhanura yaravuze ngo ameze nk'intama ijyanwa kubagwa, ngo kandi icecekera imbere y'uyica. Aravuga ngo ariko ni ukuri intimba zacu, ariko Mana we, intimba zacu nizo yikoreye, imibabaro yacu niyo yishyizeho, yashenjaguwe ku bwanjye. Uwo munyamibabaro wamenyereye intimba ntabwo wamukurikira. Ngo ubwiza bwa Yesu ntibwabaga mu maso, ngo ahubwo ubwiza bwa Yesu bwabaga mu bitugu. Iyo yakubwiraga ngo nkurikira, ntiwarebaga ibiri imbere ngo urebe imibabaro ye, ahubwo warebaga ibiri inyuma yo gucungura, ukavuga ngo uyu nguyu aruta Mose, uyu nguyu aruta Eliya, azatujyana tugeze mu ijuru. Ndafashijwe. Kandi na n'uyu munsi niko bimeze. Duhinguka ku musaraba dusanga bamukubita, duhinguka ku musaraba dusanga bamuvuma, duhinguka ku musaraba we twumva ibitutsi bamutuka, ariko uko turushaho kumwegera
urushaho kumwegera amaso yarahumuka yasirikira ku birenge byiwe nyaya ngo numva amagambo amomesa umutima wacu. Ukurikije ukuntu twaze tuzi ko dutabaye ejo avuga ati ndaje mwana wanjye ukagira ngo arararaje ati ndakubebeje ndakubabayishije ndagutotadaye abahasika ukagira ngo murahurira hano hepfo. Ntabwo twagakwiye kuba tukibirimo ariko kuko ubwiza bwe buri mu bitugu. Komera Imana amashyi menshi. Turacyamugenda inyuma turacyamuriho turamubwira ngo nubwo utinze ariko uzaza, nubwo utatabaye muri uku kwezi ariko gutaha ushobora kuza. Ntituramuvuga nabi muvuga nabi, ntituramwandagaza, ntabwo dusiba kuyobora amateraniro kandi dufite ibyavuzwe nawe. Ni ko umwanditsi w'Abaheburayo yavuze, yaravuze ngo abo barebaga ibyasezeranijwe ngakabona biri hafi ngo nicyo cyatumye barinda bagenda badatabawe ariko bareba Yesu. Komera Imana amashyi. Amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi. Haleluya. Si ihame ko abantu bose Imana izabaha urubyaro, ntaho byanditse. Si ihame ko abakobwa bose tuzashyingirwa, nta gitabo byanditsemo. Kandi si ihame ko abantu bose baziga, ariko ni ihame ko abizeye Yesu bose bazajya mu ijuru. Ubwo tuzagera kwa Data mu ijuru rwose tuzashimira Umukiza Yesu, nta yandi makuba tuzagira ukundi tubanye na Yesu. Ndakasa yabaye ashaka Yesu. Si ihame ko mwese muzajya muri Amerika, nushaka gusengera viza ubyihorere, Imana nibona uzajyayo uzajyayo. Si ihame kuko mu isi hose ni kwa Mana, hose ni mu buturo bwayo, aho ishaka izagutuza, aho ishaka izahagushyira, aho ishaka izakujyanayo. Tera haleluya. Mutanga bugingo we nyir'ubutungane, nyir'imbabazi nyir'ubuntu, haleluya, kunyagira neza, uza asina namwita. Imana ntiyemeye kugutakaza, ntago bishoboka, ntago bishoboka. Hari ibintu bitatu Imana yaguhaye nk'impamba igomba kukugeza mu ijuru byanze bikunze. Icyambere ni ijambo ryayo. Ufite umuzingo kuyobora ibigufasha mu itangiro n'ibitaboneka uzajye mu kuva nutabibonayo uzajye mu kubara nubibura uzajye mu gutegeka kwa kabiri, nubibura muzajye muri Zaburi. Dufite urwandiko rw'inzira, ntabwo tuzayoba inzira, hoya ntabwo tuzayoba inzira. Imana izatujyana, izatugezayo, Imana izatujyana, izatugezayo, ntabwo tuzayoba inzira, hoya ntabwo tuzayoba inzira, tuzagerayo. Mukristo agera ku musaraba, ntibamuhaye umugore, ntibamuhaye abana, ntibamuhaye viza, bamuhaye urwandiko.
baramubwira ngo nusoma mu itangiriro ntibivemo uzajye muri Matayo n'ibyanga uzajye mu nzandiko za Pawulo, harimo ibintu bizagukomeza paka ugezeyo. Icya kabiri ngo bamukuyemo umwambaro yari yambaye w'ibyaha, umwambaro wa Adamu wa mbere, ngo bamwambike umwambaro wa Kristo. Baramubwira ngo iki nicyo kizagutandukanya n'abandi bagabo, iki nicyo kizagutandukanya n'abandi bagore bo muri Kigali, iki nicyo kizagutandukanya n'abandi bakobwa b'i Kigali bigize amasirey queen, iki nicyo kizagutandukanya n'abandi bagore, kizagutandukanya n'abandi bagabo. Nujya mu kabari ntabwo uzanywa byeri, uzanywa fanta, kuko wambaye umwambaro wa Kristo. Nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, abacunguwe yatubikiyeyo. Njya ngira amatsiko nkawifuza mugenzi, icyama ngo nawe uza wambako. Njye nikinga Imana ngikwereke Yesu, umwakire nawe niko gusabira. Njye nikinga Imana ngikwereke Yesu, umwakire sabira. Amashyi kwa Yesu, haleluya. Umena kandi numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibayishurire Yesu, bahabwe uwahawe nawe. Ariko Yesu we, Imana ntizagutanga. Icya gatatu ufite kimeze nka souvenir kikuriho, wahawe umwuka wera nk'ikimenyetso. Pawulo yaravuze ngo yamuduhaye nk'ingwate, yahindutse indishyi yerekana ko Imana iri kumwe natwe. Imana irahari na Yesu Kristo n'umwuka wera turi kumwe. Abaje gusenga twese amen. Nimwe mwagumanye nanjye mwihanganana mu byo nageragejwe byose, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye, niko Yesu avuze. Turebere hamwe impamvu iriya minota. Yesu, iriya minota murashaka kugenda? Iriya minota we, ayo mashyi tuyakomere Yesu Kristo. Impamvu ya mbere Imana yanze kugutanga, impamvu ya mbere nuko wihangananye na Yesu aho abandi bananiriwe. Nagiye mbivugaho cyane, wihanganyanye na Yesu ushobora ibyananiye abandi. Wabaye igitangaza igihe wababariraga baguhemukiye. Ibyo bintu mu ijuru baravuze ngo wa, ibi bintu n'umutima wa Yesu ntago bibinaho. Igihe watangaga imbabazi ko bavuga ngo ndakubabariye mwene da, ndakubabariye, ndajya mu ijuru sinshaka icyanteranya n'Imana. Wakoze ibyananiye abandi, ari undi yari kumufungisha, ari undi yari kumwihimuraho, ari n'undi yari kujya kumusengera akabati banza wumve nk'uko nanjye numvishije. Ariko Imana yabonye umutima wawe, iravanga umugabo nk'uyu ntago namutakaza, umugore nk'uyu sinamurekura, umukobwa nk'uyu w'igitangaza ubabarira agikomeretse, umuntu ubabarira umutima ukijojoba, afite umutima wa Stefano. Yaravuze ngo data, ndimo ndumva ibijojoba by'amaraso binzengurukaho kubera amabuye y'abantu, ariko bababarire kuko batazi icyo barimo barakora. Uwo mutima utumye Imana itagutakaza, kuko nibura hari umunsi umwe wabaye intwari. Hari ijoro rimwe wabaye intwari, uravuga ngo ndakubabariye. Uwo mutima nta wundi uwugira n'uwa Yesu Kristo. Imana ntizagutakaza. Mukobwa mwiza, Imana yabonye ijoro n'amanywa wigeze wababarira umuntu waguhemukiye, uravuga ngo ndakubabariye. Musore, mukobwa, mumama, mupapa, mwana muto, bakecuru n'abasaza, hari ibintu Imana idashobora gukinisha. Wakoze ibintu bidakorwa n'umuntu wambaye inyama n'amaraso, ni umunsi wamubwira ngo ndakubabariye. Ibyo bitumye Imana itakurekura. N'umunsi Imana yakubonye udatanga ibyagusagutse, ahubwo ubwira Imana ngo nabike wamaye.
umutima wa Tabita, utabwira Imana ngo ndamuhira isagutseho, ndamucumbikira, ndemera mushyire mu nzu yanjye yari kwinjiza, ndemera mwishyure minerivani nari kugura imyenda ihenze, ndabyemera mbikore. Amaboko yawe yakoze nk'ibyo Tabita yakoze, byatumye Imana imuzura ku munsi w'urupfu. Ibyo ntibikorwa n'umuntu wambaye inyama n'amaraso, bikorwa n'umuntu wahishuriwe Yesu. Ni umunsi Imana yakubonye udatanga ibyagusagutse nk'uwabuze uko agira, nk'uri kubiterera imbwa. Ni umunsi Imana yabonye utangana urukundo n'ubuntu bwinshi. Uwo mutima ni uwa Yesu. Iravuze ngo ntizagutakaza. Imana izirikanye imirimo yanyu torero, zirya mfubyi mwagaburiye, barya bapfakasi, barya bameneshejwe, barya batagira hepfo na ruguru. Imana yibutse imirimo yanyu. Ibyo bitumye Imana itagutakaza ngo iguhombe, ntago yagutanga mu maboko ya Benihadadi. Niko umwami avuze. Ntibishoboka. Ntibishoboka. Barya mwagemuriye muri gereza bashonje bashobewe, Imana yibutse imirimo yanyu. Uwo mwuka wa Tabita wabajeho, Imana iravuze ngo ntiyemeye kugutanga. Shaka kuvuga Yesu. Ayiwe. Nuko mwagerageje guhagararana na Yesu mugakora ibyananiye abandi. Imana ihabwa icyubahiro. Narivuze ngo Imana ihabwa icyubahiro. Icya kabiri gitumye Imana itemera kugutanga mu maboko y'ababisha bawe, nuko wemeye kurwana urugamba rwo kwirinda icyaha. Nkubwiza ukuri inshuti yanjye, ntuzahungire ibigeragezo mu byaha, ahubwo ibyaha uzabihungire mu bigeragezo. Murabyumvise? Umva umubare w'ibanga wo mu ijuru. Ntabwo umukristo ahungira ibigeragezo mu byaha, ahubwo ahungira ibyaha mu bigeragezo. Imana isa hanagura amarira, izavana umubabaro wose. Imana isa hanagura amarira, izavana umubabaro wose. Imana we, Imana isa hanagura amarira, izavana umubabaro wose. Ubonye Yosefu yanga gusambana n'umugore ufite nyaje, akamubwira ngo shu waretse tukiryamira. Yosefu akamubwira ati uri mwiza koko, ariko uri mwiza w'inyuma, imbere nta kigenda, uri igipfu. Sinshobora, uretse na databuja wangaya, n'ijisho ry'Imana rirandebera hano. Ntibishoboka. Ntago ntinye databuja kuko n'abakozi bose wabirukanye, nta na kamera zihari, ndabizi wazifunze, nta kamera iri hano, ariko hari irindi kamera iri hejuru yanjye. Ijisho ry'Imana ya data, ijisho ry'Imana ya sogokuru, ijisho ry'Imana yindiho. Hanyuma rero aho kugira ngo niteranye n'Imana, nakiteranya nawe. Voila. Aho kugira ngo njye niteranye n'Imana kandi ejo nzayikenera, nakiteranya na muka Potifari, hanyuma Imana ikazantabarira mu rundi rugo. Imana isa hanagura amarira, ya 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 umubabaro wose. Afashijwe mwana Yesu. Umva mama, aho kugira ngo uziteranye n'Imana yakureze uri imfubyi, ikagushyingira, ikaguha abana ukabyara ukitwa mama, aho kugira ngo witeranye nayo. Bizaba uko byakabaye, bizacaho byagaciye, ariko uyigumane. Umva nkubwiza ukuri, Imana niyo yonyine wabura ukagira icyubu. Imana isa hanagura amarira, izavana umubabaro wose. Ariko mbega iteraniro ma, kuva nabaho ndafashijwe pe. Ijuru
umva ijuru rikubikiye ibintu isi idatunze, aho kugira ngo witeranye naryo wakiteranya n'umuntu uzapfa ejo, ariko Imana igakomeza ikubaho. witandukanije n'icyaha, warwanya urugamba rwo kwirinda no kwirinda umugayo. Reka mbabwize ukuri, icyaha ni kibi, ntabwo kigira imbaraga muri preza, icyaha kigira imbaraga muri fitiri. Uyu munsi urakinjoyinga ukumva ni sawa, ukagikora ukumva biraryoshye, ariko ejo kikakugarukaho urimo urishyura rezilita zacyo, kikubwira ngo wabikoraga ureba he, wabikoraga ureba he, ugahita wibaza impamvu umubiri wagushyuhanye, ugahita wibaza impamvu ibintu byose byabaye agatogo, ugahita ubyibaza. Rero nabonye leta yabashyiriyeho n'uburyo bwiza ngo bwo kuboneza urubyaro munsi ya 18 ans, kuko bananiranye banzi nimusenge ibasengesha bitaraza. Nshuti zanjye, ibaza umwana wawe waboneje urubyaro utararuboneza, ariko numuyirebeye 15-14 ans barimo barabati kugira ngo turinde abana bacu, henga dushyireho itegeko ribarengera. Basi uzumva byanze azagende bamushyiremo akitano, kandi wowe kuva wabaho ntuwigeze unabikora. Imana niyo yagukoreye systeme yarabwenge. None umwana wawe wa 14-15, dore ngaba ndimo ndababonamo hano abajene, isi yabizeho yavuze ngo ubw'imibiri yabananiye tugiye kubashyiraho agashinge, kandi nta kundi leta yabigenza. Ibintu mama wawe atakoze uzashiduka wabikoze. Nubwo banyiri icumbi bavuga ngo waradutaye, ayiwe bafite ikimenyetso, waririmbye koko isezerano. nubwo banyiri icumbi bavuga ngo yaradutaye, ariko bafite ikimenyetso, amen. Yesu isezerano. hano hanze hari abahungu bari gukina filime, bari kuririmba indirimbo z'ibintu utamenye ibyo ari byo. Buragusenga arakubana umuniga, ajya kubaza ati mani umeze ute mani, kandi uri mama tibite mani. Buragusenga sha ngo ufite kawunga ngo yuzuye sitoke, bazayikuryana bakubana ibirara, bakubana batinganya. Senga ibigusengesha bitaragira gute. Ngo minerivare ndayifite, yego urayifite, ariko uzishyurira Satani, uzarihira ubwami bw'isi. Ajya kunyuraho ati komera mani jama, kandi uri mama shawe cyangwa uri papa, ubwira ati komera men. Muragusenga, nimudasenga murarerera isi, ariko nimusenga Imana izabarerera. Ayo mashina ya Yesu Kristo, ayo mashina ya Yesu Kristo uzaturerera, azaturerera. Haleluya. Hanyuma rero kuko hari igihe wigeze wahura n'Imana, Imana iravuze ngo ntabwo izagutanga, izatanga n'urubyaro rwawe, izatanga n'abazagukomokaho, kuko wahuye na Yesu, kuko wagumanye n'Imana. Baje gusenga twese amen. Ariko iminota y'inahiruka wa ubwo urimo urajya he wa minota? Dore urwanya urugamba rwo kwirinda umugayo. Basore beza, mwirinde umugayo, hari umunsi impundu zizakuvugirizwa. Mukobwa mwiza, hari igihe amaso azaba yatuvuyemo kandi tukuzi uri Chantal, bavuga ati mutegereze Chantal araje, maze babakobwa babasohora amahana mawe. Amata y'ababyeyi urayasize, wemeye gukamisha, ariko hari umunsi impundu zizavuga, hari umunsi impundu zizavuga. Mama, hari umunsi bazakwambika ikamba rivuga ngo warakoze mubyeyi, kuko amavi yawe yatinze abwira Imana ngo nderera nanjye nzagukorera, nderera nanjye nzakuvuga. Papa, hari umunsi uzambara ikanzu ingofero y'icyubahiro na ya nkoni, bakubwira ngo mubyeyi warareze, ntago wareze igihomora, warakoze cyane. Uwo munsi utegereje abizera, kandi hari n'undi munsi tuzicarana na Yesu. Zafata ibimungisha Imana
mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika erega agakiza kawe Yesu kampinduriye ubuzima wagize icyitegererezo cyuhiriwe hagati y'ibimiga bamwe barunamye baragwa ariko twebweho turebye ibihe bizasimburana bizasanga nkomeye icyiza cy'umunsi mwiza ugusigira inkuru yishimye nakuye amaso ku by'isi nayerekeje ku biri hejuru ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika kuba warampaye agakiza ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika kuba warandindiye umuryango ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika kuba warangije ya ndwara ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika kuba warandindiye abana ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika kuba warangije rwa rupfu ntabwo nzicuza kugukurikira werabese karabegeza y'amakarabasakayabo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ay 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 wilazone payas teketoria bash tando we azakaya besto tekestevias nzafata ibirimo ngishimana bigira impamvu yo kuyegera nzaririmba isoko neza ngeze ku musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira ntabwo nzicuza nubwo abantu bose bandika sinzicuza kugukurikira nubwo imiryango yandika sinzicuza kugukurikira haleluya erega agakiza kawe Yesu kampinduriye ubuzima igitegererezo cyoherewe hagati y'ibimiga wakomeje imigomero y'inzuzi z'umunezero wanjye njye nahisemo kwibera ahari amagambo akomeza zafata imirimo ndishimana bigira impamvu yo kuyegera zaririmba izo kunesha ngeze ku musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika icya gatatu gitumye Imana itakurekura
nuko wahamije Imana mu bigeragezo kandi ukibabaye. Izo mbaraga zigirwa na Yobu gusa, n'abantu bizeye Yesu gusa batashingiye ku mitsima n'amafi. Uguhamya Imana kandi ukibabaye, ukavuga ngo nubwo itinze ariko izaza. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, reka tubanze dukomere Imana ayo mashyi. Ahari kurira kwararira umuntu, nyamara mu gitondo impundu zikavuga. Ahari bwaba bwishe mu buzima bwawe, nyamara wihangane umuseke uratambitse. Ahari bwaba bwishe mu buzima bwawe, nyamara wihangane umuseke uratambitse. Niko Dawidi yavuze ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Hari abantu batatu utazakinisha mu buzima. Ntuzakinisha umwana kuko ntuzi icyo azaba ejo. Umuntu wa kabiri utazakinisha mu buzima ni umuntu wize. Uyu munsi ashobora kuba arira na diplome ye, ejo mugahura ibyemezo byafashwe, yahawe imodoka agendamo, yahawe abamurinda. Ntuzakinisha umuntu wize. Umuntu wa gatatu utazakinisha ni umuntu wakoresheje amavi ye abwira Imana ngo uzaza ryari mucunguzi w'imembwe bwawe budashira, ibyaremwe byose twishime icyamuka sudati. Umuntu wasenze ntuzamukinishe. Uyu munsi mwahura arimo ararira, ejo mugahura arimo aravuza impundu. Ikintu gitumye Imana itagutanga ni uko wahamije Imana mu bigeragezo kandi unakibabaye, unacyitwa amazina yabyo, unasa nabyo. Hari igihe igigeragezo kikwibaruzaho ugasa nacyo, ukaba umugore w'umunyamibabaro, ukaba umukobwa w'umunyagahinda, kandi n'amazina bayakwita ukumva n'ayawe, ariko buzacya impundu zizavuga. Icya kane gitumye Imana itemera kukurekura ni uko wizeye Imana ari nta kimenyetso na kimwe, ari nta nihumure. Hari igihe umuntu abura ibimenyetso akabona na kimwe, ukamera nka Sara, ukishakaho ikimenyetso na kimwe cy'ibyiza ukakibura. Kandi mu isi bakwita umunyehirwe, ariko ukishakaho ikimenyetso cy'ibyiza na kimwe ukakibura. Dore ikimenyetso kimwe usigaranye nuko ufite agakiza. Haleluya! Ikimenyetso simusiga usigaranye ni agakiza Imana yaguhaye. Naho ndiho naho napfa, ziko nkundwa n'Uwiteka, byose nk'ibyo nkena byose n'amahoro. Naho ndiho naho napfa, ziko nkundwa n'Uwiteka, byose nk'ibyo nkena byose n'amahoro. Icya gatandatu gitumye Imana itakurekura nuko mu bigeragezo byawe no mu manza zawe no mu makuba yawe ntiwigeze ushyira urubanza ku bantu, ahubwo wabwiye Imana ngo ndagutegereje kandi uzangirira neza. Ukura urubanza ku bantu, abantu ntacyo bagutwaye, humura. Ahari Imana irahagushyize kuri iryo riba ry'amazi asharira, ngo ejo uzanywere ku mazi aryoshye. Hanyuma ujye ukompara ibyo bintu, uvuga ngo ni Imana ikura ku iriba rishaririye igashyira ku iriba riryoshye. Niko Hagari byamugendekeye, yavuye kwa se wa Ishimayeli, ngo ndavuga Aburahamu, ngo agenda bamuhaye umutsima, bamuhaye n'amazi, ngo mu nzira bimushiriraho, ngo ariko arimo ararira umwana yamujugunye, ngo yumva ijwi rimubwira ngo Hagari rekeraho kurira, ngiri iriba, genda ufata umwana uvome ku mazi. Reka mbabwize ukuri, amazi yo mu mvumba arashira, ariko Imana igiye kuguha iriba. Imvumbi irashira papa, imvumbi irashira. Umuntu akaguha imvumba y'amezi 2, 5, 10, umwaka, imyaka 2, imvumbi igashira. Ariko hari igihe marayika azaguhumura amaso akakubwira ngo gabanya kurira, ngiri iriba ryawe. Haleluya! Ndashaka ko duhumbika amaso yacu tugasenga.
hombeka amaso yawe dusenge. Mbese ntiwiteranije n'Imana byatumye amaboko y'Imana aba magufi ku buzima bwawe? Twabonye ko iyo witeranije n'Imana, Imana ishaka ikikwibutsa kiriho. Ariko kubera urukundo rwinshi Imana igukunda, rwinshi, Imana yiteguye no gukuraho urusika ruri hagati yawe nayo. Nigishaka kibicyaha umaranye igihe, Imana yiteguye kukubabarira rwose muri Yesu Kristo. Ariko ntizakurekura, ntizagutanga. Oya, Paulo yavuze ngo niyibaha kuba muri Yesu Kristo. Imana irashaka kuguma muri Yesu Kristo, ukagira ibyiringiro bya none n'ibyejo hazaza, ibyiringiro by'ubugingo budashira. Ntago Yesu arangirira mu bifatika gusa, ntago Yesu arangirira mu mafaranga, Yesu ntarangirira mu bagore n'abagabo, ibyo byaba ari bito cyane. Yesu niwe bugingo, n'ubugingo budashira. Mwikomezeho, gumana nawe, murindire mutegereze naho yaza cyangwa ntaze, dufite ibyiringiro byo kuzabana n'Imana. Niki cyaguteranije n'Imana ngo uzamure ikiganza? Ntago ndi buvuge ngo warasambanye, ngo waribye, ngo wakoze ibi. Umwuka wera, ijambo rye ribasha kumurika hacuza umwijima, rikaguhishurira icyaguteranije n'Imana. Dore umwami Benihadadi araguhagurukiye, ari we Satani. Yavuze ngo Imana yawe muherukana muri cya gihe, mu bibaye uzatsindwa, uzaseba. Ariko Imana irakubwiye ngo kuraho ikigutandukanya nayo, wiyakirire amahoro, wiyakirire kunesha. Humura Benihadadi ntacyo azagutwara. Zamura ikiganza cyawe rata. Niba wumva hari cyaguteranyije n'Imana, ubwira Imana ngo Benihadadi nsanze mu bibaya yanyicirayo. Twahuriye ahantu mu ikorosi, Mana hari ikorosi twahuriyemo ndagusebya. Hari ahantu nari nicaye ndagusebya, hari ahantu naryamye ndagusebya. Hari ahantu narindi aha birangira nkoze ikintu kinteranya nawe. Ariko nibutse kutazandeka, umbwira ijambo ryiza kutanjugunya, umbwira ijambo ryiza kutakihekura. Ndagarutse mwamunyakire. Rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya. Niba utarakira na Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, umubwire ngo uyu munsi ndakwakira Yesu. Uyu munsi niteguye kwakira Yesu, ngahindurirwa ubuzima. Uyu munsi niteguye kwakira umwami, ngahindurirwa amateka, nanjye nkaba umuragwa w'amasezerano n'ibyavuzwe n'Imana. Nawe uzamura ikiganza hamwe na bene data ushaka kwakira Yesu. Namwe mwaguye mugakora ibyaha, nimuzamura ikiganza, Imana ntiyemeye kubatakaza. Imana ibaha umugisha.